Inshuti muvandimwe, reka twongere dushimire Imana yacu, reka tuyihimbaze kubwo kugira neza kwayo kwinshi, tuyishimire uburinzi bwayo kuri twebwe, tuyishimire kugira neza kwayo gutangaje. Imana yacu yaturinze, twongeye kubona umucyo, twongeye kuba duhumeka. Dukwiye kuyishimira kuri buri ntambwe yose, kuri buri kanya kose tugize. Dukwiye kuyishimira tugira tuti Imana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abatuye isi bose baguhimbaze, bagushime, kandi ishimwe n'icyubahiro bibi byawe none n'iteka ryose. Amena. Reka rero nshuti bavandimwe, tubahe ikaze mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato, ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, n'ibyigisho bitegurwa n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, bigategurwa hakurikijwe ibihembwe. Niyo mpamvu turi mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2026, tukaba tugeze ku cyigisho cya munani cy'amigisho yacu dufite iki gihembwe, avuga ngo kunga ubumwe kw'ijuru n'isi, Kristo mu Bafilipi n'Abakolosayi. Icyigisho cya munani rero tugezemo kiravuga ngo isumbwe rya Kristo, isumbwe rya Kristo. Kandi icyo kwibukwa twakibonye mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 15 kugeza ku wa 17, mumaze kukimenyera. Ni amagambo avuga ngo ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero niwe byaremewe, yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. Ngiki cyo kwibukwa rero, cyigisho cyacu kitubwira ngo isumbwe rya Kristo. Uyu munsi turarebera hamwe ingingo yo kuwa gatanu w'isabato, ingingo ya tariki 15. Kuwa gatanu ni ingingo itubwira ngo kunga ibintu byose, kunga ibintu byose. Iyi ngingo ishingiye ku isomo turi burebe nyuma yo gusenga, riboneka mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 19 n'uwa 20. Reka dusenge. Turagushimye, tugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe, abana bawe tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kwiga ijambo ryawe. Reka urituyoboremo mu izina rya Yesu, amen. Ingingo yacu kunga ibintu byose ishingiye mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 19 uvuga ngo kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Umurongo wa 20, kandi maze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba, we imwiyungisha n'ibintu byose, ari byo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo ibintu byose byo mu isi n'ibyo mu ijuru byungishijwe amaraso ya Kristo. Umva neza umurongo wa 20 ngo kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso ya Kristo. Biravuze ngo amaraso yo ku musaraba yazanye amahoro, ngo imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba, umusaraba we imwiyungisha. Ni ukuvuga ngo aba icyuzo. Burya kubambwa ku musaraba, Kristo yari yunzwe, yari yihuje n'ibintu byose, ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Burya banavuga yuko rwose igiti cy'umusaraba ugereranyije uko gikora, igiti kireba mu ijuru n'icyungo nyine kiduhuza n'ijuru, ariko nanone igitambitse kikunga ab'isi impande zose hirya no hino. Ngiki cy'umusaraba uvuze nibyo koko, Kristo ni icyungo cya byose. Hari ubwiyunge rero buba binyuze ku musaraba. Aha hakubiyemo ibintu byinshi. Pawulo akoresha amagambo yo mu Kigiriki ashimangira kugira ashimishije, akoresha amagambo yo mu Kigiriki ashimishije kugira ngo ubusobanuro bw'uwo Yesu ari we abugeze mu bushorishori, kandi akongera kububeramisha abwerekeza kuri Data wa twese wavuzwe mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 2, aho yagize ati mushima Data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera
umurage umurage wo mu mucyo. Mushima data wa twese, dushima data wa twese. Aha ni igihe Pawulo yashimaga Imana, kwizera n'urukundo by'Abakolosayi. Natwe rero turabwirwa uyu munsi dukwiye gushima data wa twese waduhaye kwiyunga muri uyu mucyo. Ukuzura kwe niko kwa data wa twese yashakaga ko kuguma muri Yesu. Mbese uku kuzura ni iki? Yohana yakurenguriyeho nko gusobanura ubwiza bwa data wa twese wuzuye ubuntu n'ukuri. Nyamara dushingiye kuri uyu murongo tumaze gusoma, uko kuzura gukubiyemo byinshi. Gukubiyemo hamwe uguhoraho kw'iteka ryose no kuba yabeshejeho n'ububasha bwayo bwo kurema no kurema bundi bushya. Ikiruta ibindi ariko tutaragenda, hari ukurema no kurema bundi bushya. Hari ukurema gusanzwe, abantu bararemwe, inyamaswa zararemwe, ibyaremwe byararemwe, bibonekaho, bibaho, umuntu yararemwe. Ariko hari no kuremwa bundi bushya. Ni ukuremwa bwa kabiri. Hari ukuremwa kwa mbere ko kuvuka cyangwa se kubaho kw'ikintu, ariko hari no kongera kugihindura. Uko rero kose gushingiye ku Mana data wa twese. Ati kandi ikiruta ibindi, gushimangira ubwenge bwawe bwo gutsinda icyaha n'urupfu binyubuze mu buryo ubwenge butagezaho imitekerereze arebwa umusaraba. Ndetse muri ubwo buryo yahinduye ibintu ikintu kitari cyubahiro, gihinduka ubuhamya bw'urukundo rwayo ruhoraho rw'iteka ryose mu byaremwe byose, nk'uko tubibona muri Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane nyine byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Yatanze umwana wayo w'ikinege. Impamvu ari yihese ari ukugira ngo uwizera Imana, umwizera wese uwo mwana atarimbuka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Uburyo rero urukumbi icyaha cyashoboraga gutsindwa kandi ibintu byose byashoboraga kungwa buvugwa muri make muri uku kuri kw'icyubahiro ngo Imana yarakunze. Nibyo, Imana yarakunze, yakunze abari mu isi no mu ijuru, ndetse yaradukunze cyane ku buryo yaretse ibintu byose kugira ngo idukize binyuze mu rupfu rwa Kristo rwo ku musaraba. Byavuzwe mu ijambo ry'ikigiriki risobanura isi, rishobora guhuriza hamwe isi n'ijuru. Pawulo rero arengurira kuri uku kwigaragaza gukwiriye isanzure ryose mu cyerekezo cyo gukurikiza Kristo. Ati twahindutse ibishungero by'ab'isi, cosmos, isanzure. Ngicyo yarashatse kuvuga, cyangwa se iby'abamarayika n'abantu. Twahindutse ibishungero by'abamarayika n'abantu. Abamarayika nabo ngo nshuti muvandimwe, muri ubwo buryo bafite amatsiko yo kuzabona umuntu uzava muri iyi mibabaro. Nabo barategereje ibibera mu isi, baba babirebera bibereye mu ijuru, bareba aho batumwe, abo bajya gukomeza. Abana b'Imana bageze mu bigeragezo, Imana ibohereza iti mugende muhagarare hariya. Twahaye akazi abamarayika. Bamarayika badukorera ni benshi, boherezwa na data ngo badukorere. Twahindutse ibishungero by'ab'isi n'iby'abamarayika n'abantu. Ijuru ryagize agahinda kenshi kandi riratangara ubwo ryabonaga Kristo amanitswe ku musaraba. Kubera kwigomeka, Satani n'abafatanya nawe bose bagomera Imana, bakitandukanya nayo, ku buryo kuri bo ibahindukira umuriro ukongora. Ubwiza bw'Imana y'urukundo burabarimbura. Umunyabyaha n'ubwiza bw'Imana ni ibintu bibiri bihabanye. Yemwe ngo burya naho wafata umunyabyaha ukamujyana mu ijuru, nawe ubwe yabona ko atahakwiriye. Abonye umucyo w'Imana wuje urukundo, nawe ubwe yakwisabira kwisubirira mu isi. Imana yacu igira ubutabera. Igihe intambara ikomeye yatangiraga, abamarayika ntibari basobanukiwe n'ibyo. Ubwo Lusiferi yigomekaga agatangira kurwana, hari abamarayika batari bazi ibyo ari byo. Yemwe ntibari banazi yuko icyo kintu cyaboneka mu ijuru. Ariko bashiduka, hari bamwe bagenzi babo bagomye, bumviye umubisha. Ariko uko bizagenda ubwo intambara ikomeye izaba irangiye,
icyo gihe umugambi w'agakiza uzaba ugeze ku musozo, kandi imico y'Imana izagaragarira abatuye mu isi yose n'amasi yose hamwe n'abamarayika. Imana igomba kuzagaragara nk'itabera. Uko niko abamarayika bishimye ubwo bitegerezaga umukiza ku musaraba. Bari bazi neza yuko urugamba rurangiye, bari basobanukiwe neza n'icyo umusaraba uvuze. Bose bari batumbiriye bareba ibiba kuri Kristo. Ese aratsinda? Ese ari buve muri gahunda yiyemeje? Ariko Imana ishimwe kuko byageze ku musozo, Kristo atsinze akanesha icyari giteganyijwe, icyari cyaragenewe umwana w'umuntu akakibona gucungurwa, kuko ubwe yari azi umusaruro ukomoka ku gitambo cye cy'i Karuvali. Uwo ni Kristo nawe ubwe ngo yari azi neza umusaruro wabyo. Ibi byose byakomokaga ku musaruro w'igitambo cye yarabibonaga. Ari nabwo ku musaraba yavuze ijwi rirenga ati birarangiye. Byari birangiye ni ibihe? Akarengane k'amatungo yicwaga azira ajya gutambwa. Imiborogo y'amatungo yo mu buturo bwera yari ihagaritswe. Ntabwo umuntu yari agikishijwe no gusogota itungo. Oya, amaraso yari amenetse, amaraso amwe rukumbi akiza abantu ibyaha. Ayo niyo yari asimbuye za nyamaswa zose zicwaga. Niyo mpamvu twari tuvuye mu bigaragara tugiye mu mwuka. Bicaga itungo bakarisogota mu bigaragara riri aho ngaho barizanye. Kristo aje aritamba, baramubamba ku musaraba, avuga ijambo ati birarangiye. Mu yandi magambo, ya matungo mwajyaga mwica ntazongere kwicwa ukundi. Bya bindi byose mwajyaga muzana mu hema ry'ibonaniro ntimuzongere kubizana ukundi. Ahubwo dore amaraso arabamenewe, igitambo gisimbura y'amatungo kirabonetse. Muzajya mutekereza iki gitambo kandi mwizerere muri aya maraso. Ubw'ibyo wizerera muri aya maraso azaba yujuje ibisabwa byose bisimbura ibingibi. Tuba tuvuye mu bigaragara tujya mu kwizera. Ese nshuti muvandimwe, warimutse wimukanye na Kristo. Ubu igisabwa kugira ngo ukizwe, kugira ngo nkizwe, ni ukwizera gusa. Ukwizera niko gukenewe. Nguko uko nsabwa, nguko uko usabwa kugira ngo tuzahabwa ubugingo buhoraho. Imana ibidufashemo, Imana itugirire neza, iduhe kwizera iki gitambo kandi iduhe kwizera amaraso. Icyo nicyo mbifuriza, nanjye nifuriza mu izina rya Yesu, amena. Turagushimye mwongera ubugingo bwacu, tugushyize mu biganza abana bawe bose babashe kumvira ijambo. Bahe umugisha, ubagirire neza. Waraducunguye, igitambo cya Kristo ku musaraba cyadukuye ku ngoyi y'icyaha. Ubu dushobora kucyizera tukazahabwa ubugingo buhoraho. Reka ibi bibi byiringiro byacu tubyizere. Tugushyize mu biganza rero abana bawe bumvishira ijambo. Bahe gufata umwanzuro wo kukwiyegurira no kugendera mu byawe no kugira indangagaciro zikwiriye abaturajuru. Data, twabonye ko dufite ubwenegihugu bw'ijuru. Turagusabye ngo uduhe koko gukurikiza ibikwiriye abatahajuru. Nta muntu n'umwe waba asuzuguza igihugu cye aramutse agikunda, ahubwo yakora ibigihesha icyubahiro. Reka rero natwe nk'igihugu cyo mu ijuru twahaweho umurage, Data, uduhe kugikunda no gukora ibikwiriye kugira ngo ubwo uzagaruka tuzabashe kubana. Reka rero tugushyire mu biganza abadamu batwite, ubagirire neza, ubarindire imbuto wabahaye. Abataragira amahirwe nabo tubagushyize mu biganza kugira ngo bahe kunamba ku masezerano yawe, ntibakave mu byizerwa, ahubwo bongere kwibuka yuko igihe cyawe gikwiriye gisohoye. Data, bazagira ayo mahirwe
reka rero tugushyire mu biganza abari ku bisasiro barembejwe n'umubiri, reka tugushyire mu biganza abari mu mazu y'imboho bagirire neza, ubarengere kandi ubarenganure, reka data ubakorere ibikwiriye n'ubuvugizi butandukanye. Reka tugushyire mu biganza imfubyi n'abapfakazi, data hari icyuho ariko data imiryango yawe uyibayemo nta kibazo yagira, reka uyibemo ubarwanirire. Reka rero urubyiruko rwacu narwo turugushyire mu biganza, abari gutegura bose ibikorwa bijyanye n'ivugabutumwa ubahire kandi uzabyiyoborere, ubahe gukunda ijambo ryawe, barinde kwitesha agaciro, ahubwo ubahe kugushyigikira no guhagarara mu byimbo, kandi data icyo bavuga cyose kijye kiba kiguhesha icyubahiro, barinde imvugo nyandagaza, ubahe kugendera mu nzira zikwiriye. Uri Imana ikomeye, uri Imana ikomeye, twese dutunganye. Aho tugiye kwerekeza intambwe zacu duhirwe nawe, turonkeshwe nawe, abatugana batugirireho umugisha, natwe abo tugana tubagirireho umugisha. Reka duhirwe nawe muri byose, mu izina rya Yesu, amina.